Okay. Bivuze rero ngo kuba uri mu bibazo, uri mu bigeragezo, kuba uri guhura n'ibyago n'amakuba si igisobanuro cy'uko Imana yagutaye, ahubwo ushaka kukubabaza ariko inakwemera. Amen. Gusa ucunge urebe ko ugifitanye connection ubumwe n'Imana, yuko utavuye mu masezerano ari nta mpamvu no kujya mu byaha nta kindi kigutandukanya n'Imana. Reka indirimbo tuyiveho kuko uyu munsi ntabwo turi babaza ibintu byinshi twarabisobanuye ubushize, uburyo mwinjiye kwa Leopold, uburyo mwatangiranye gukorana, uburyo yabakiriye neza akabacira bugufi, uburyo mwakoranye umurimo w'Imana, uburyo ushobora no kuza indirimbo itarorganize neza mwagera hano akagufasha kuyorganiza, utarabyumvise asubira inyuma ntacyo abireba. Umunsi turashyira imbaraga cyane mu kuririmba twongera twuza izi ndirimbo. Reka dufatire indirimbo ya kabiri Dirigeant. Iriya ya kabiri mwana wanjye we. Navuganye nawe mbere, gendana nawe mbere, nakoranye nawe kuva kera, mwana wanjye we, uvuka nari mari, icyo gihe nakuvuzeho, urinde ibibi wabonye n'ibyo utabona, iki gitumye ugira ubwoba, mwana wanjye Yakobo, humura, mwana wanjye Yakobo, humura. Hallelujah. Amaso yanjye azakugumaho, igihe cyose uzandabaza nzitaba mwana wanjye, ndongeye ndirahiye, ndongeye ndirahiye, amaso yanjye aza kuri wowe, amaso yanjye aza kuri wowe, mwana wanjye, amaso yanjye azakugumaho, igihe cyose uzandabaza nzitaba mwana wanjye, ndongeye ndirahiye, ndongeye ndirahiye, amaso yanjye aza kuri wowe, amaso yanjye aza kuri wowe, mwana wanjye. Erega umugambi wanjye nagupfa, ibyo navuze kuri wowe no kubikora nzabikora. Erega umugambi wanjye nagupfa, ibyo navuze kuri wowe no kubikora nzabikora. Erega umugambi wanjye nagupfa, ibyo navuze kuri wowe no kubikora nzabikora.
kuri wowe no kubikora nzabikora erega umugambi wanjye nagupfa ibyo navuze kuri wowe no kubikora nzabikora erega umugambi wanjye nagupfa ibyo navuze kuri wowe no kubikora nzabikora no kubikora nzabikora no kubikora nzabikora no kubikora nzabikora komera we no kubikora nzabikora no kubikora nzabisoza no kubikora oh nzabikora komeza usenge no kubikora izabikora no kubikora nzabikora imana yacu niyo kwizerwa no kubikora izabikora no kubikora nzabikora hari ahantu mwarimbye mu gice cya kabiri ngo ndongeye ndirahire ndongeye ndirahiye mwakwihanganye mukagasubiramo ndongeye ndongeye ndirahiye ndongeye ndongeye ndirahiye amaso yanjye asa kuri wowe haleluya amaso yanjye asa kuri wowe mwana wanjye ndongeye ndabivuze ndongeye ndirahiye ndongeye mbisubiyemo ndongeye ndirahiye kandi ndakomeje amaso yanjye asa hazaba kuri wowe mwana wanjye amaso yanjye asa kuri wowe mwana wanjye imana ishimwe cyane amen numvise ngize amatsiko yo kureba ibyo uyu Yakobo yari yujuje kugira ngo Imana igereze aho imubwira ngo amaso yanjye azahora kuri wowe ngo kandi ndongeye donc irahira bwa kabiri hari igihe igeze kurahira ariko irongera irahira bwa kabiri nahise nibaza ushobora kuba binteye amatsiko cyane yo kuza gusoma Bibiliya nawe udukurikiye uyisome urebe characteristics Yakobo yari yujuje zatumye Imana Imana ishimwe. ivuga ngo amaso yanjye ntazakuvaho haleluya amen ariko muri kubyumva namwe amen ikintu gituma Imana ivuga ngo amaso yanjye aho uri hose uri muri korona uri mu bibazo uri imfubyi Imana urwaye ishimwe. urwaje uri mu bitaro uri hehe na hehe amaso yanjye azahora Hallelujah. kuri wowe no mu nzu y'imbohe hariho n'abantu badukurikiye bari mu nzu y'imbohe nawe ukaba uri kumwe n'Uwiteka amaso y'utagahora kuri wowe amen ayaya ni ikintu gikomeye cyane No. Imana dushoboze kuzuza ibyo bintu natwe amaso yayo aduhoreho Beura iyi ndirimbo irimo ubutumwa hari ahantu mwagarutse muvuga ngo no kubikora nzabikora gira icyo ubwira urubyiruko Okay, nk'uko wabivuze igisubizo wagihereyeho ni uko no kubikora Imana izabikora nta mpamvu yo kwiruka mbere y'igihe ahubwo mwituze no mu byiringiro hari igisubizo kandi kwitonda ukarindira byemeza umutware mwitonde murindire mwituze no mu byiringiro harimo ibyiringiro kandi no kubikora Imana izabikora murakoze wabwira gute wowe icyo bari mu myaka nk'iyawe nawe bahe message nifuza ko indirimbo itagenda na persi itagenda gutyo gusa bahe message ariko urubyiruko ruri mu myaka nk'iyawe wagize umugisha uri kuvugira Imana uri guhamya Imana ubu hari abandi baruhiye ahandi hantu bakeneye nabo guhinduka ngo baze dufatikanye dukora umurimo ariko kandi n'abakijijwe bari kugenda babivamo gake gake hari ukuntu bitwaraga neza kugenda bazamura amajipo bamara amapantaro abandi bahindagura ibiki n'ibiki bitewe n'uko ibihe gusa byahindutse no ikabahindukana urababwira iki nk'umukobwa uri mu myaka nk'iyabo ikintu nababwira ko kwihangana bitera kunesha birashoboka ko bafite biri gutuma bumva bagamburura ntabwo turi kujya mu nsengero ngo wenda batekereze ko ku cyumweru bazamutenga akumva nyine arigenze rero ikintu nabwira umuntu nk'uwo cyangwa se bagenzi banjye bari mu myaka nk'iyi ngiyi ni ukwihangana bakanahamya hanyuma bizabatera kunesha amen muri ubu byumva rero uyu munsi ntabwo twatinze byo kugaruka uburyo Leopold yabakiriye nuko yakoze mwarabibonye ubushize twashatse kuvuga ubutumwa nanone
tukagaruka kuri izi ndirimbo tukazuza tukumva na message irimo kandi namwe tuzibafashisha. Tugiye kujya no ku ndirimbo ya gatatu, ya ndirimbo yitwa ngo kiharya iw'abandi haragoye. Subura ntituri iw'abandi cyangwa turi iwacu, turi iw'abandi mwisi si iwacu, iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Yego. Muvandimwe reka nkwibutse, ndakwibutsa mu isi ko atari iwacu, urugendo ruracyakomeje, kuba iw'abandi ntibyoroha mwana wa mama, iw'abandi haragoye. Umwambaro wawe urinde neza, amakuba naza ujye wihangana, ugerageze ukomere muvandimwe, iw'abandi haragoye. Gakondo yacu tuzayigeramo vuba, imitima y'abera nibwizaruka, abera bose bazateranira imbere y'Imana. Imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo, ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo. Gakondo yacu tuzayigeramo vuba, imitima y'abera nibwizaruka, abera bose bazateranira imbere y'Imana. Imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo, ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo. Iki cyaguhinduye, wabaye iki cyatumye uhinduka, iki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'uru rugendo, imirimo yawe ihakana Imana, isura yawe ihakana uwera, iki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'uru rugendo. Ifunguro ritukura ry'akanya gatoya ryatumye Esawu abura umurage, umwana w'imfura. Ifunguro ritukura ry'akanya gatoya ryatumye Esawu abura umurage, umwana w'imfura. Wikoraho dutegereje ubwami, wikoraho dutegereje ibyasezeranywe, wikoraho dutegereje ubwami, dutegereje inkono, wikoraho dutegereje ibyasezeranywe, ihangane ukomere, komeza urugendo, wikoraho dutegereje ubwami, wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe. Wikoraho dutegereje ubwami, wikoraho
dutegereje ibyasezeranijwe, wikoraho wikoraho dutegereje ubwami, wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe. Indirimbo ije mu gihe cyiza, abantu bahangayitse, abantu bari kuvuza induru, abantu bari kuva mu byizerwa bitewe n'uko iminsi imeze. Koko ubutumwa ifite by'umwihariko bihuje n'ino minsi dirija, bihuze ugira icyo ubwira abantu. Uyu munsi turashaka kongera kuza, ariko twongera kwibutsa abantu ubutumwa bwiza bukuye muri izi ndirimbo. Yesu nashimwe. Amen. Hari akantu kamfashije, Yego. akantu kamfashije ngira ngo turirimbe gatoya, kavuga ngo gakondo yacu tuzayigeramo vuba. Yego. gakondo yacu tuzayigeramo vuba, imitima y'abera nibwo izaruka, abera bose bazateranira imbere y'Imana. Imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo, ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo. Imana ishimwe. Gakondo yacu tuzayigeramo, Shimwe kuba dutegure gakondo. imitima y'abera nibwo izaruka, Yego. abera bose bazateranira imbere y'Imana. Imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo, ntigereranywa n'ubwiza tuzabona. Imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo, ntigereranywa n'ubwiza tuzabona. ibibazo duhura nabyo, Imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo, ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo. Imana ishimwe cyane. Amen. Mu by'ukuri bihuje n'iby'iki gihe, si n'iby'ubu ngubu gusa, gakondo yacu Yego. iri mu ijuru. Ndiyo. Mu isi ntabwo ari iwacu, abizeye mu isi ntabwo ari iwacu. Hari igitero cya mbere twaririmbye kivuga ngo muvandimwe reka nkwibutse, nakwibutsa ko mu isi atari iwacu, Yego. urugendo ruracyakomeje. Kuba iw'abandi ntabwo byoroshye. Iw'abandi ni hehe turimo kuvuga? Ni mu isi. Iw'abandi ni mu isi turimo kuvuga. Mm. Kuba iw'abandi ni byoroshye. Iyo uri iw'abandi ntabwo ndi burondogore, ariko iyo utari iwanyu ugerageza kwigengesera, ntabwo uba ufite ubwisanzure Yego. buhagije nk'uko waba uri iwanyu. Utahati baba. Donc ugenda wibombaritse, rimwe na rimwe ugerageza kuvuga makeya kugira ngo utahasiga ibaba, kugira ngo udasiga umugani. Rero bagenzi, abizera mu isi ntabwo ari iwacu, turacumbitse. Niyo mpamvu nugerwaho n'indwara, igitero kiravuga ngo nugerageza ukomere, indwara nizikugeraho ujye ukomera, ntukivumbure ngo uve ku Mana. Nuhura n'amakuba, nupfusha, ujye wakira yuko inzira yacu twebwe abizera tuzacamo tujya mu ijuru Yego. ni mu rupfu. Ujye wihangana, ujye ukomera, ntibikagusubiza inyuma ngo ubone yuko hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Amen. Ni inzira ducamo urupfu tujya ibwami. Yesu Yego. nashimwe cyane. Iw'abandi rero nta cyizere ntanga cy'uko iw'abandi tuzahaba turi mu mahoro nk'uko ubyifuza cyangwa se nk'uko tubyifuza. Ntabwo bishoboka. Tuzahora tugeragezwa kuko turi iw'abandi. Uzapfusha kuko uri iw'abandi. Urubyaro bizakugora kuko uri iw'abandi. Kurya bizakugora kuko uri iw'abandi. Yego. Nibyemera uyu munsi ejo bizanga kuko uri iw'abandi. Yego. Donc dukwiye kwakira ko turi turi iw'abandi. Mu isi si iwacu. Yego. Gakondo yacu iri mu ijuru. Iri mu ijuru. Niho tuzagera tukamera nk'uko dushaka. Yego. Yesu nashimwe. Amen. Hari abantu bahura n'ibigeragezo bagashaka kuva mu nzu y'Imana, bagashaka kuva mu nzira, ukavuga ngo yanga Imana, hoya da, turi mu isi. Yego. Isi hari umuntu wavuze ngo itubaga nta kinya. Yego. Isi iratubabaza Leopold. Isi iratubabaza. Hari igihe igushukashuka ukanezerwa gatoya, ejo ukajya kubona ukabona uhuye n'ikintu. Donc
turi iw'abandi tubyakire ahubwo twebwe tubeho nk'abantu bari iw'abandi tubeho twegeranya utwacu kutwegeranya gukora imirimo myiza urimo kwegeranya utwawe kugira ngo misiyo yawe nirangira tuzaguruke tugende. Imana ibaho umugisha. Ndafashijwe cyane abanyumva. Imana ibaho umugisha. Oh haleluya, yego haleluya, kandi tuzayigeramo vuba. Indirimbo yavuze ngo nibwo imitima y'abera izaruhuka. Yego aho kana ibuka nibwo imitima y'abera izaruhuka nibwo tuzaruhuka. Singuciye mu jambo dirija ubwo Beura yinjiraga hano tukinja mu iki cyumba tutarashyira iyi kamera igeze kuvuga ngo ariko ngo tukiri mwisi ngo mwebwe murabona tuzigera ubwo dutuza imitima muri kuririmba niho mbitekereza turi mwisi imitima y'abera ntago yaruhuka ariko araho tuzaruhuka imitima y'abera izaruka tugeze mu ijuru ngo abera bose bazaturuka ahantu hose mu mpande enye z'isi. Bizaba ari ibintu binejeje. Nibwo tuzavuga icyo dushaka, nibwo tuzaririmba biryohe bimere neza bigere mu mwuzuro. Ubu ngubu hari igihe mba ndi muri konseri nkahita nibuka urugeragezo nasize mu rugo nkahita numva ndishimye. Hari n'abandi bijya bibaho cyangwa se n'igihe kikaguhagarika ngo gira vuba turi mu isi ariko imitima y'abera izaruka tugeze mu ijuru. Ndakomeza ubwoko bw'Imana, ndakomeza abizeye. Wowe uhagaze mu byizerwa hagararamo neza ushikame. Hari akandi kantu twaririmbye Emma kavuga ngo ifunguro ritukura ry'akanya gatoya. Yego murakibuka ifunguro ritukura ry'akanya gatoya ryatumye Esawu abura umurage w'umwana w'imfura. Esawu kubera ibishyimbo yariye bitukura bikoreshejwe amavuta asanzwe bashyizemo ibirungo bisanzwe bashyizemo n'inyanya byatumye abura umurage. Hari igihe umuntu akora ikintu gitoya cyane gito cyane icyaha ngo ntakiba gito ariko hari igihe umuntu asitara ku kantu rwose bikamubuza umurage bikamubuza ubwami. Rero ndashishikariza cyangwa se ndabwira abo turi kumwe mu rugendo ntagire ikintu kigukura muri iyi nzira, ntagire ikintu ifunguro ritoya umukobwa ngo kubera umukobwa ngo ari mwiza ukagwayo, kubera ngo umusore ari mwiza kubera ko aguhaye amafaranga yinica. Ni mafaranga ki ashobora kugura ubugingo? Nta mafaranga ashobora kugura ubugingo. Ubugingo burya burahenze kuba buzi kuba bwumva agaciro kabwo. Ubugingo burahenze. Nta mafaranga umuhungu yakugura kugira ngo ubugingo bubure. Nta mafaranga umuntu yaguha kugira ngo ubure ubugingo. Ntabwo bishoboka. Imana idushyigikire tubibemo neza. Hari indirimbo ifite utuntu twinshi ndafashijwe cyane. Hari akandi kantu tutaririmbye karimo kavuga ngo hagarara neza uvuga Imana neza muvandimwe kuko uracyayikeneye. Guhagarara neza tukavuga Imana neza. Rega ntabwo ari two twenyine twaciye muri iyi nzira. Dufite ibihamya by'abandi bantu bahagaze neza kandi bari mu bihe bikomeye bavuga Imana. Hari abantu bavuze ngo ishobora kudukiza kandi naho itadukiza ntago turi bupfukame. Tadukiza kandi n'umuriro bavuga kandi n'umuriro bawureba bawucanye bawenyegeje. Baravuga ngo abandi babona intare. Imana ishimwe. Baravuga ngo naho itadukiza. Abo ni abagabo baravuga ngo ntibishoboka yuko dushobora gupfukama. Ibikore kandi nitabikora twizeye yuko turabona n'ubugingo. Irabishoboye nitanabikora irakomeza yitwe Imana. Rero duhagararemo neza nk'uko umuririmbyi yabiririmbye. Hari akandi kantu kamwe yavuze ndumva bibaye byinshi cyane ariko reka nkavuge Imana ihabwe icyubahiro. Hari akandi uwo mama yateye kavuga ngo nta kindi kizana Satani uretse kwica no kwiba kwica no kurimbura. ngo ntagirire impuhwe abashakanye bakundana. Ndakumenyesha ko Satani atagufitiye impuhwe na gatoya. Ntagirire impuhwe abana b'ibitambambuga. Ni umugome. Ni icyo gitero kivuga. Ntatinya intebe wicayemo. Ntashobora gutinya kuri deje.
w'ikigo gikomeye no araguhanura arakuritura nureba nabi ntashobora gutinya icyubahiro ufite ntashobora kuninya ngo ngewe ngo dirija ngo yaririmbye cyane cyangwa se ngo Leoporo ubu turi hano muri studio yangu wacuranze byinshi ngo wacurangiye benshi iyo utabaye maso arakuritura niwo murimo we ndabamenyesha ko Satani nta muhwe adufitiye kandi nta nubwo tumusaba imbabazi ngo atugirire impuhwe rero mureke dukore ikintu cyo guhagarara neza tuvuga Imana neza turacyayikeneye kandi Imana ntabwo ikoze isoni dufite ibihamya Imana ntabwo ikoze isoni konfere Eliya ariko muramwibuka Eliya kumva ngiye kubwiriza Eliya Imana ntabwo yamukojeje isoni Imana ishimwe ntabwo yamukojeje isoni kandi yarazamutse agera ku musozi w'i Karumeli umenya nta kimana yari yatangaza ariko aravuga ati tujyayo tu ariko Imana imugirira neza dufite ibihamya by'abandi bagabo mureke duhagarare neza mw'abana b'abakobwa mwe muvuga ubutumwa mubwire abakobwa barimo kwicuruza barimo gukora ibiteye isoni ngo niho babona ubuzima ntabwo ubuzima buboneka ari uko wakoze ibyaha ubuzima ntimubufite Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu amen Imana igumisha cyane dirija uyu munsi ni umunsi wo kuzuza indirimbo zikongera zikadufasha kandi zira ko nawe wafashijwe turi w'abandi kandi w'abandi ni mu mahanga nyine njye ndeba abanyarwanda iyo bari mu bindi bihugu hari igihe bajya baroganiza uwo munsi bakambara imyenda bakagaragaza umuco w'u Rwanda kuko bari mu kindi gihugu bagashaka kugaragaza umuco w'iwabo natwe turasabwa kugaragaza umuco w'iwacu aho turi mu mahanga tukagaragaza uko abanyejuru bitwara uko bambara uko baseka uko bagenda uko barya tukagenda nk'abanyejuru haleluya amen amina Imana ishimwe cyane ko ndi gufashwe reka nkubwire dukomeze ntabwo abajya muri icyo gihugu bambara nk'uko abandi bambara nta nubwo bafite ukuntu bagenda ku kantu kugira ngo tugaragaze umuco w'iwacu aho dukomoka n'aho tugana Imana ishimwe Imana igumugisha yego murakoze cyane Beura ni iki wambwirira abavugabutumwa bari gukundisha abantu isi kurusha kubakundisha ijuru niki wabambwira koko ko abantu bari gukundisha abantu isi cyane ngo visa ngo rarara ngo mashuri nibyo koko nabyo ni imigisha muri imbyaremye ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kuko ubuntu narayihawe ariko hari n'abantu bakundisha abantu isi cyane kuruta kubakundisha ijuru bakababwira n'imigisha itari yo mu gakiza k'Imana wabambwirira iki tutavuye ku ino ndirimbo ijambo nababwira icya mbere nabasaba kugira ngo bagarukiraho barekere gukoraho kuko kuyobya intore z'Imana deja bari gukoraho ikindi nabwira abo babibwirwa ko bakwiye gukunda isi cyane nababwira ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava iwacu ni mu ijuru hano mu isi nubwo isi isigasiye amateka yacu menshi irayafite menshi ariko nyine ni inzira turi kunyuramo kugira ngo dusingire iwacu ni nko kuvuga ngo kundi bushyitsi wanga iwanyu ni ibintu bitumvikana muri make iyi si nubwo uyikunze twakubwira ngo wikundiye amateka yawe nayo n'ibyo isigasiye byawe ariko ndakubwiza ukuri ni inzira turi kunyuramo n'aka kanya tuvuga bera barimo baragenda n'ejo bazagenda n'ahashize baragiye mu isi si iwacu ariko twebweho iwacu ni mu ijuru nabaha ijambo riri mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 20 niho hari iri jambo ryose yuko iwacu atari mu isi ahubwo ari mu ijuru murakoze cyane ndumva mbere ko tuza gusoza munabaho ubutumwa mu basigiye message nawe hari icyo bubwire umunsi nashaka kuza kumbwira urubyiruko kubura Beura nubwo turi kumuvuga imyaka yera cyari mu rubyiruko ariko tumenyereye tuvuze mu itorero ryacu cyangwa se mu bakristo muri rusange akenshi tuva urubyiruko ko ari umuntu utarashaka muri leta bakavuga ko ari kugeza ku myaka 30 mbere ya 35 barayimanura bageza kuri 30 ubu hari abari muri twege barenze urubyiruko hari n'abakiri mu rubyiruko ariko ndashaka ko umusoza uza kumbwirira abakobwa n'abasore bakiri mu myaka iri hagati ya 18 na 30 uraza kubambwirira bose